kandi ngire mpamagare Jay ndabona mfitemo make tujye gufata agacupa hano ko sungubira za gukunda ko dusanga gakingwera ko iki kibazo cya coronavirus ariko ntacyo kandi yageze mu kompoze numve ariko coronavirus naze kuba ikibazo rero gusa abantu maze kore kuko bangana ni danje numva afite n'ubwoba babajwe n'agahene kanje nasize mu cyaro ngiye gupfa ntakariye ndabona ikiyemo. Oui, allo. Salama Jay. Imeze bite se? Aho coronavirus ise birimo iraca ibintu niko abantu bose ari kuvuga. Sha ni danje. Umva se? Sha ngiye ubu ngubu maze gutanga umubare w'ibanga wanje nkwesha ku mabanki kuri za mobile money na Tigo Cash abantu bose ndayibahereje kuko ntabwo ngiye napfa amafaranga yasize muri banki. Umva se? Kumfitemo rimwe se mwana wanye rese tukajya gufata ntagacupa. Shangiye nshaka kuyaryaho nyina coronavirus itaranyica kuko nubundi ntabona azabanyasigiye. Nta mwana nta mugore. Sawa fata umumotari rero nimba ufite umwanya tujye kurya kwa amafaranga nubundi ntabona abanyasigiye tureko nayamara. Sawa sha tujye turya ibintu mu gihe tukiriho. Sha umva ndayarya n'ubundi ntawe nabanyasigi ese nta mugore nta mwana n'ababyeyi banje bari kure kubahamagara byaranze nose mbigenze gute oya Geston ije amafaranga ngiye kuyarya n'ubundi ayo natanze abaturage no Jay yo bro yo sha naona haje kwa atinze chawa naona hanyarutse da kabisa ya arahenza nyine umumotari w'insongi niyo mpamvu ubona ngeje avu nawo umuntu mukuru uratinya ukambara kasike ndakari ko kwipfuka no kwirinda ntabuze ko coronavirus imaze kwica abantu akibintu byawe ni ibiki niko moto karame boss ariko abamotari mwaje musobareka mu mitwe nta rusano uratinyuka ukambika umuntu kasike nta gapfukamunwa nta na puriza ubuse wamurinze cyangwa umwandize indwara y'ubwirinzi bw'amani nago binde bagende mu kazi impereza yanyu nguha yawe umva ngana yinanyafite ariko ntabwo nayaguha uyu musore amuzi JP tumaranye imyaka hafi 20 turi inshuti nge nawe dusangira kabisi nagahiye none uratinyutse umwanditse coronavirus uramwanduje nge ntabwo nayaguha Stoney ntayo nguhaye ndatwaye urumva kizabanza mu muti nta motari mwabaye gusa wowe wite ku gaciro k'amafaranga gusa ntago utaye mu burinzi bw'ubuzima bw'umuntu ndaguhakaniye ntayo nguhaye bose amafaranga yanjye nago bwirinze rwembo ushinzwe giye no wewe weme kwambara kasite itariho kuza mu bugeze gute ariko bura ngewe ya nkimubona namubajije ambwira ko ikasika ni cyashana n'umuntu wigeze ayambaraho ubu ruvi muri mari y'umuntu umwe ko ni n'umuntu umva ntayo tumuhaye muheze bikasike byawe agena cyangwa rurere bose mu mafaranga yanjye cyangwa mbwe niba mutari we yabo ntayo tuguhaye fatira bikasike byawe bose mu mafaranga yanjye cyanago mu yabyo nayakoreye umva uramwe akabafata ntayo n'ikimenyimenyi nge ndayabitse ntayo nguhaye urumva ntayo nguhaye mu mafaranga yanjye kwanza n'abavuze kuri bumwishe mu mafaranga nayo tugende mwa urumva baye tugende man meke kurwana mu kumvikana man umva ibintu byose no kumvikana man umva mota uretse man umva ave man